imisoro yigeze kuvuga ko iyi conflict yatangiye ngo ishobora kuzarangira ikuyeho amaleta abiri, imwe cyangwa leta ebyiri zo mu karere. Ese ubona ko ino conflict deja ishobora escalatinga cyangwa ishobora kuba ku bihugu bimwe na bimwe ishobora kuba nk'icyo twakwita existential threat kuri survive y'ibihugu bimwe na bimwe? Mukasi urakoze, ndashimira cyane confrere Mugabo African Boy, yasubije neza cyane. Ku manota 100 namuha 99, rimwe rivuyeho ni ukubera network, kandi iryo ntabwo ari ikosa rye. Ndagushimiye cyane kuba umpaye opportunity yo kugira icyo mvuga kuri iki kibazo. So reka tugendere kuri fact, turebe chronologie de fait, turebe background y'ibyavuzwe twihuta. Tshisekedi yamamaza yaravuze ati u Rwanda nzarutera, nzarurasa, kandi ntabwo bisaba kurujyamo, narurasa, mfite ubushobozi bwo kururasa, dufite ubushobozi bwo kururasa turi Goma. Ndatekereza yuko ifeze allusion kuri ya madrone ye na Sukhoi, nabundi nta bushobozi afite bw'imbunda arasira kuri Goma ikarasa i Kigali, ntabwo afite ubwo bushobozi. Anaramutse ayibonye ntabwo yamenye kuyikoresha. So iyo ni fact tutakwirengagiza. Ndayishimiye ajya muri prestation de serment ya Tshisekedi, le lendemain akoranya urubyiruko rugera kuri 500 rw'abazalendo n'aba FDL interahamwe. Icyo yahereyeho aravuga ati ikibazo kiri mu karere ni nta nubwo azi protocole, nta nubwo yubaha perezida bagenzi be. Aravuga ngo ni Kagame, ngo kandi ngo ntabwo byakwihanganirwa, ngo tuzamobiliza urubyiruko rwo mu karere n'urwo mu Rwanda, mushireho presiyo dukureho iriya guverinoma. Niko yavuze, birone record, video irahari, ndaza guforwardinga muvandimwe Mukasi ku buryo n'uwatekereza yuko hari amagambo tumutwereye uze kuyikina yumvikane. So izo ni fact. Reka tugaruke rero kuri wa mukomanda wa force ya Tanzania, umanza ari nawe chef d'opération muri operation ya SADC. Ati tutawapiga wale kunguru. Tekereza kwita abantu ibikona. Ati muzi yuko imbere ya M23 muri threat, tukimaliza kazi watatuambia nini cha kufuata. Yabivuze aca umugani, yabivuze aca inkiyamucyamo, ariko icyo yavugaga kirumvikana. So reka twihute rero tugaruke kuri statement, kuri analysis z'abayobozi baba bazi byose byinshi kuturusha. Muri interview na Jeune Afrique, Ntuza François Souda yabibajije His Excellence ati wafashe oseri amagambo ya Tshisekedi? Ati cyane. Ati kandi turiteguye bihagije. Icyo gifite icyo kivuze. Arongera ko indi revelation, sinzi ukuntu ayo makuru yaducitse, buryo Ndayishimiye ngo yatumiye Bujumbura abasore b'Imasisi na Rucuru b'Abahutu, sinzi byababwiye, ariko nicyo His Excellence yise politike ziri primitive, zishingiye ku tuntu duto tw'amoko n'iki. So hari andi makuru nabonye ku ruhande ngiye gusharinga namwe, ntawe nyitirana nge wayabonye. Birashoboka cyane yuko kuri Ndayishimiye kwintervena muri Congo na cya gihe cya force ya East Africa kuba zitaratashye zigasigara hariya zigatangira cooperatinga hamwe na FRDC,
ndetse no mu turere zari zirimo mushaki n'ahandi murabizi kundusha mwarabikurikiye, zikiri muri force ya East Africa, uburyo zakoranaga n'interahamwe ari kugira nabi abagore n'abana b'abakobwa, ari ukwica inka, ari ukwica abantu. ariko uretse motivasiyo ivugwa cyane y'amafaranga nk'umumercenaire, ikindi cyamujyanye hariya ingengabitekerezo ya jenoside, kwanga abatutsi no kumva yuko uwamuhamagara mu rugamba rwo kubarimbura atazuyaza uwo ndayishimiye. icya kabiri cyabayeho no ku gihe cya RCD, uretse Kabila Laurent uburyo wari ubyibushye yarabatumije akabizeza buri kimwe cyose, ikindi yarababwiye ati l'unilotique lehamite banteye ni abatutsi barasa mu ntabare. noneho abantu bo muri SADC bakaza bavuga bati turi le bantu, dutabaye le bantu bene wacu. ikindi mwamenya ni uko bari abajenoside mu guhungira muri biriya bihugu bya Africa Austral, South Africa, Zimbabwe, hehe na he, baragiye baracuruza babona amafaranga, ariko muzi yuko aho bageze ikintu cya mbere bakora ni ukwigisha, ni ugukwiza ingengabitekerezo ya jenoside. n'ingabo za SADC rero mu guhurura harimo icyo kintu cyo kuvuga ngo sesole bantu, turasa tugize gute, batewe n'abatutsi, muze dutabare. ku gihugu rero nka Tanzania twari tuziho ubushishozi, kureba kure, kizi kiriya kibazo uhereye igihe cya Mwalimu Julius Nyerere, uhereye igihe cya late president Hassan Mwinyi n'abandi bamukurikiye. ntuza Tanzania kubijyamo, les analystes n'abandi bakurikira andi makuru bavuga, nta mu officiel, nta muyobozi ndabyumvana cyangwa ikinyamakuru kiri official, ariko les analystes bavuga yuko kuva uriya mubyeyi Suluhu atangiye kuyobora, le poids lourd, ibishyitsi, abafite imbaraga muri CCM, harimo n'uriya wari perezida Kikwete, bagiye bamubangamira cyane, bamufrustratinga no gushaka kumukoreramo. Kikwete rero uruhare rwe muri politike z'akarere, ivanguramoko rye, ingengabitekerezo ya jenoside, ntabwo ari ibanga, birazwi cyane. bakavuga yuko yabigizemo influence cyane ku rwego rw'ishyaka no gukoresha inzego za gisirikare. hakaba amakuru avuga yuko umugore we yari mubyara wa late Kinani Habyarimana. ariko South Africa n'ibyo bihugu bindi, kiriya umukuru w'igihugu w'u Rwanda yavuze ati Tshisekedi aramanipira abaperezida, aramanipira blocks, SADC aramanipira uwo ari we wese. birashoboka yuko Tshisekedi yabijeje ibintu byinshi cyane birimo inyungu z'amabuye y'agaciro. nagaragaza gutanga fact to come to the point. hari indi information bagiye gusharinga namwe yavuzwe. birashoboka yuko SADC imaze kugera hariya yarebye tere, ireba aho Gomiri, ireba iki n'iki, ireba imipaka yose u Rwanda ruhana na Congo, isanga bitayorohera kunyura aho ngaho guturuka Goma ngo batere u Rwanda. bakaba bazi na politike na doctrine y'u Rwanda na security organs zayo na policy ya commander in chief, kutatera u Rwanda ngo rujye ku defensive, ahubwo ruragukurikiraho urasiye niho gusanga. SADC itangira kugira ubwoba, iravuga iti ntabwo byashoboka gutera u Rwanda duturutse aha ngaha. ndayishimiye ngo arababwira ati rero njyewe niyemeje kubaha inzira kugira ngo mwumve uko uriya mugabo ateye. biranashoboka yuko stoke nini y'ibikoresho bya gisirikare bya SADC biri Burundi. iyo information nayo muyigire. coming back kuri iriya intelligence report statement ya chief spy wa Uganda,
we yarabivuze ntacyo u Rwanda ruravuga uretse ibyo twakotinze mwagiye mwumva umukuru w'igihugu His Excellency General Paul Kagame yaganira n'ibitangazamakuru, ariko ntabwo Uganda ifite ubushobozi bwo gutanga u Rwanda amakuru, kandi u Rwanda rushobora kubona amakuru niko ruteye rukareka kuvuga ahubwo rukitegura. Ati ibintu ntabwo bimeze neza, byanze bikunze hari abaperezida, hari ibihugu bibiri bishobora gutsindwa abaperezida bakava ku butegetsi. Icyo nabizeza abavandimwe, ntabwo ikindi nanibagiwe kubabwira ngo baravugaga bagiye bafatirwa ku rugamba, ngo baravugaga bati nyuma yo gutsinda M23 ni ugutera u Rwanda, nyuma yo gutera u Rwanda hakabaho gutera Uganda, bakabivuga nk'abihuse. Ntabwo babishobora, banabigerageje batsindwa nabi cyane, bitari ugutsindwa kuri iyo front, ahubwo aho baba baturutse niho habera isibaniro, kandi ntabwo yaba ari intambara yoroheje, yaba ari intambara iri very serious. So u Rwanda rero rufite intelligence report rurakurikirana. Reka nongere ngaruke kuri ya baruwa Honorable Minister Vincent Biruta yandikiye African Union akamenyesha Security Council, yari irimo byose, mwarayisomye, iri detaye cyane, iratanga facts zirenze izi ngizi zacu, igaragaza preoccupation yayo kuba SADC ije gufatanya na FDLR kandi umupaka w'u Rwanda. Ati iyo menace iri ku mupaka wacu aho tugeze ku rwego rutabyihanganira. So bariya rero ntabwo bafite ubushobozi bwo gutera u Rwanda ngo bakureho umuyobozi wacu twemera cyane, dufata nk'umubyeyi wadukuye mu icuraburindi akatubera perezida, akatubera leader charismatique. Nigeze kureba ahangaha muri commentaire hari umuntu uciriritse cyane ufite followers niba ari bangahe n'izina yiyise ngo niba ari akabwa kagize gute, ariko reka mwibagirwe mvuga ibyo yavuze. Yanditse ati muri commentaire space yacu mubaze kubibona, ati ikibazo cya M23 kiroroshye kizakemuka vuba cyane Perezida Kagame amaze kuvaho kandi ni vuba. Nagira ngo mwibutse yuko kuva gitangira gukamandinga muri 90 mu kwezi kwa 11 bamuteze iminsi kugeza uyu munsi, ariko niba akiriho ntabwo ari kubw'impuhwe zabo, ni kubw'ubushobozi budasanzwe afite, ni kubw'ubushobozi bwa security organs ze zimurinda, ni kubw'ubushobozi nizera Imana bw'Imana y'u Rwanda imukunda imurinda amanywa nijoro. So possibility yuko haba escalation, hakaba intambara hagati ya Congo n'u Rwanda n'abayifashije birashoboka cyane, hakaba intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi buvuga ngo buzatanga inzira, birashoboka cyane, ariko uwagerageza wese azaba defeated nabi cyane. Hanyuma y'ibihugu rero bimaze kubona intelligence report nk'izo ngizo, ntabwo bizishyira mu kabati. Nk'u Rwanda rwo uko ruteye mu gihe cy'amahoro n'igihe cya threat, ingabo ziba ziri standby class 1 mu buryo bwose, cyangwa class 0 ku bashinzwe umutekano imbere mu gihugu, ku ngabo zishinzwe kurinda imipaka na integrite y'igihugu. Uwabigerageza wese yabona isomo atigeze abona kuva abayeho. Icyo nsorezaho rero kugira ngo dusangire ijambo, ese iyo SADC none ndayishimiye bahuriye ngo bagiye kurwanya M23, inyeshyamba zirwana nk'inyeshyamba zitarabona ubushobozi bwo kohereza ingabo zabo ngo zijye kuba trained muri Israeli, muri Amerika, hehe na hehe, ariko kubera determination, gukunda igihugu n'uburyo batojwe na General Nkunda kuva bahageze amezi agiye kuba 3, ntawe urabakura mu birindiro, ntawe urabaka santimetero imwe. Abo ngabo M23 yatsinze ikabatsinda mu kirere no ku butaka, abo ngabo nibo batera u Rwanda bakarushobora, abo nibo batera Uganda bakayishobora. Murakoze, nicyo ngicyo nabivugaho. Okay, urakoze cyane ku busesenguzi utanze. Reka wenda dukomeze n'ikindi gice cya discours nashatse gupartage uyu munsi.
ndashaka rero tuze kuvuga kuri twumve disikuru Laurent Nkunda yatanze asobanura ikibazo cyo muri Congo kugira ngo noneho tuze kwitangaho komante. Ni akantu gato k'iminota ibiri, reka tukumvire noneho reka twumve turaza kugashyiraho nako komante nyuma tumaze kukumva. Have died and quarter of a million people from their homes. Thousands more have died and thousands have been raped. The renegade General Nkunda agreed to meet us at a secret location to explain himself. I began by asking him whether he took any responsibility for his actions. We are a part of their solution. We are looking for a solution. General, I'm not satisfied with your answer. Okay, I'm not satisfied because this recent fighting that's been taking place between the Congolese army and your men has caused the upheaval of thousands of people. What I want to know is, are you taking any responsibility for that? Of course. Good. I said, good. But yeah. We are responsible. Aren't you actually destroying what many people have already built? You cannot destroy what's not there. There's no life for Congolese. There's no life. As if I can compare Congo with other countries. There's no life. There's no economy. There's no salary. There's no security. There's no administration. There's no justice. So how can you think that we are destroying? There's nothing to destroy here. As Nkunda bides his time, the suffering and desperation he has created only gets worse. The displaced run from one camp to another, not knowing where fighting will break out next. The impact of Laurent Nkunda and his forces has been quite devastating for the civilian population here. And it's instilled a level of army, forcing Congo's democratically elected leader Joseph Kabila to listen. We were asking for talks, and maybe if Kabila can accept, it will be the end of the war. For now, the war is on hold. Nkunda is respecting a ceasefire. But all it will take is one call to his troops to resume fighting and send the people of Congo running for cover yet again. Yvonne Dege, Al Jazeera, in the Democratic Okay, aka ni akavideo gato nishatse gushyiraho kugira ngo twumve uburyo Laurent Nkunda yasubije ku byo bamubaza bati se ntabwo ubona ko intambara mwatangiye irimo iteza ibibazo. Arabwira bati se nta kintu dushobora gusenya mu gihe nta kintu na kimwe gihari. Yagerageje kwerekana ko deja harimo absence ya leta, harimo absence ya institutions z'igihugu zidashobora gutuma abaturage bose babana neza, zidashobora kuzana iterambere. Sinzi niba Maître Nsengi na Maître African Boy hari commentaire bashaka gukora. Reka duhere ku mukuru nk'uko mwabivuze, reka duhere kuri Maître Nsengi noneho turakomeza na African Boy. What did you make of this of the interview yakoze ashaka gusobanura impamvu yakoze cyangwa impamvu yarwanaga? Thank you, brother Mukasi. Ariko noneho baza kumbabarira nanjye ngira icyo ngusaba. Uyu munsi wabaye host, umoderatinga neza, ugahighlightinga key point n'ibibazo. Ariko icyo nzi, inshuro maze guhura nawe, na kera nkigukurikira mu catfish, uri umuhanga cyane, ufite capacité d'analyse iri hejuru cyane. Ntawamenya yuko wize management, umuntu yatekereza yuko nawe uri umunyamategeko cyangwa wize science politique. So ntabwo nagutenguha, reka ntangire nshingiye kuri ibyo ngibyo. Nagira ngo usabe nimara gukora analysis yanjye ko ariho uza gukurikiraho, noneho African Boy hagakurikiraho uyu muvandimwe Mwene, afite ibitekerezo byiza cyane kandi areba kure. Nababwiye yuko General Nkunda
ari umulideri ushoboye, charismatique, et puis c'est un grand communicateur. Mu kinyarwanda ururimi rwe na ba sekuru na ba sekuruza, mu gifaransa, mu cyongereza cyiza, mu giswahili no mu lingala. So ngarutse rero kuri iyi speech, kuri iyi interview ngufiya ahaye uyu munyamakuru, once again icyo mbikuramo ni uko presse yabampatse ibihugu, biriya bihugu byita yuko bikomeye, iri biased cyane, iraza imurega ku kintu cya displacement, impunzi iki atese nta ruhare rufitemo, ariko akaba intwari cyane. Si we wenyine, hari n'abandi ba leader badasanzwe tujya tubyumvana muri aka karere, mpereye ku muyobozi w'igihugu cyanjye very courageously ati mbifitemo responsibility, ariko sijya nyenyine, it's a shared responsibility. Niyo mpamvu nsaba Kabila yuko tuganira kugira ngo ibibazo byose bihagarare. Ariko arongera amubwira ati kwangiriza iki, hari iki, nta butabera, nta administration, inzego ntizihembwa, ibibazo ni byinshi cyane, niyo mpamvu tugomba kwicara tukaganira. Gitumye navuze yuko ibitangazamakuru n'abanyamakuru babira bihugu byitwa yuko byateye imbere bari biased, bari very hypocrites, ni no kuza bamubaza ibyo ngibyo, ahubwo ntibahereye cya mbere ngo bamubaze batese urarwanira iki, ngo akibabwire. Ariko kuva CNDP itangiye, General Nkunda birone record, wajya kuri YouTube yabona n'ibirenze ibyo, hari umuvugizi, hari abakomiseri, hari abandi bamufashaga, ariko as a leader yafataga iya mbere agasobanura. Twamwumvaga kenshi kuri BBC Gahuzamiryango, tukamwumva kuri RFI, tukamwumva kuri VOA, tukamubona kuri CNN asobanura. Si we wenyine, na General Makenga ndaza kukohereza muvandimwe Mukasi, interview ngufi yagiranye na Albert Rudatsimburwa, umunyamakuru w'umunyarwanda, yabisobanuye neza cyane, amagambo yumvikana, cause, aho urugamba rugeze, objectives. So nicyo navugaga, itangazamakuru ry'abari abazungu riza rihushura rikabaza akantu kamwe kari sensitive, ifoto imwe igize gute, ariko ntibabaze A to Z ikibazo uko giteye. Nicyo nyakubahwa Perezida General Paul Kagame wavuga ati ikibazo cya Congo kugira ngo gikemuke kigomba gusuzumwa uvuye mu mizi, abivuga kenshi cyane. Nicyo General Nkunda yavugaga ati we have to talk with Kabila, we are open to talk. Icyo yagombaga guheraho ni ukwaleja souffrance z'abaturage, twe ingabo ze kurasana ngo abaturage bave mu byabo bahunge, ariko revendication zacu ngizi. Nibyo byaje kuvamo amasezerano ya 23 mars 2009, M23 irayakomeza legally et de facto. Ayo masezerano aracyahari, ntawayaca ku ruhande. Biramutse binabayeho ami parcours n'ubwo AFC M23 bareadjustinze objective na cause, haramutse habayeho imishyikirano kizaherwaho ni ariya masezerano. Ibyo biva he rero? Biva muri CNDP na leadership yayo, leadership ya CNDP uhita utekereza General
Laurent Nkunda nicyo nari mbabwiye nti yakoze akazi gakomeye cyane, azakora n'akandi, ariko mbabwira nti n'uwamukoreye mu ngata ni intwari cyane, kurya babanye umunsi ku wundi. Kandi ikikwereka urugamba ruzagera ku ntego ni uko ruba rudashingiye ku muntu umwe, ahubwo ruba rushingiye ku bantu benshi. Komanda yagira ikibazo, haba indi mpamvu, undi agahaguruka agakomeza mu bumwe, intego ntisubire inyuma. Once again to cut short, kuko ari interview twavugaga, General Laurent Nkunda is a great leader, very smart, politically, militarily, intelligence, ariyo mutima w'igisirikare na success ku rugamba. Twanze kuvuga cyane kuri intelligence, twavuga ngo abanyamategeko, ngo gusesengura, ariko umutima w'igisirikare n'ibihugu byose biri successful, ndahera ku gihugu cyanjye, mvuge Israeli, mvuge Amerika, mvuge UK, tuvuge France. Umutima w'igisirikare, umutima w'abayobozi badasanzwe, ubuhanga bwabo ni intelligence. Muribuka ya twakurikiraga ya wa munyamakuru wa Al Jazeera n'ibihuha byinshi na prise de parti na de question partisane, ariko kubibwira general udasanzwe urwanya intambara zidasanzwe, very specialized muri intelligence, very smart, very experienced muri politiki y'akarere, y'Afurika n'isi yose, no kumenya bari abampatse ibihugu na agent babo bari abanyamakuru. Tuvugishije ukuri, yamutegaga amatwi akamusubiza, ariko mwabonye yuko umunyamakuru yabuze icyo avuga. To cut short, General Nkunda is very smart politically, militarily, intelligence. Nanyuzwe n'igisubizo cye, mvuga ko bari abanyamakuru mpuzamahanga, babira bitangazamakuru bya the so called super powers, n'uburyo badutwaza igitugu no gushaka kudukinagaza, baza bari biased, ariko yamubwiye ati gukemura iki kibazo, ibyo uvuga abaturage guhunga iki, nuko tuganira na Kabila. Urakoze muvandimwe Mukasi. urakoze cyane. Wenda kari aka interview gatoya, ni petit commentaire gusa mbere ko tuza kujya kuri final part ya interview indi nari nateguye. Niba hari umuntu ufite commentaire African Boy, Mwene Kare, bashobora kuzitanga.